njyewe nk'umushumba nkurikije ijambo ry'Imana uyu munsi bambwiye ngo kanaka jori cyangwa kanaka atinda cyangwa akaza juste ubara twitara bizwa atite nubwo ataba yabimbwiye cyangwa yabimbwiye akabimbwira ngo jewe nakoze cyaka imeze gutya imbabarisha ntabwo kumutenga ariyo solution kandi kumutenga kujya no kumuza discipline mu bintu byo kwicuza so yamaze kwicuza rero mbere akwiye guhita babarirwa ako kanya nta zindi mpaka zihabaye kubana n'umukozi w'Imana singiye kumubabwira ari vuga wenyine ariko kandi no kwatera amatsiko kugira ngo mwumve ibimuturukamwo cyo ni kumurenge hanyuma ndabakiriye nkuko nabivuze namwe turabakiriye murahawe ikaze asante nakoze cyane Imana bamugisha yego dushimiye kubana namwe kuri televiziyo yanyu asante cyane dushimiye ubutumire bwanyu asante cyane babona musaneza yego mwakoze Imana bamugisha asante twakira inama asaneza mwakoze cyane none iwanyu na ducumbitse kanya gatoya asante mwakoze cyane namwe turabashimira reka dutangire tubashimira kuba mwaduteye iteka mukatwitaba ni ikintu kidasanzwe kandi kumwa mumbona nza ngerageza gucanga mu kabugu ariko nsa n'uwarengewe natekereje ibintu byinshi ndashimye kuvuga ariko ni ikintu kidasanzwe ni ibintu no byitibakwe kuri njyewe mugani w'ikirundi kumva ko umuntu ashobora gutumira umuntu nkamwe yego muri nk'abantu nk'abandi ariko kandi hari umuntu ushobora kwiyumvira akagararamba ntakorohere bivanye n'uwo ari we nawe uriwe ariko kandi turabashimira guca bugufi kwanyu mukatwitaba Imana ibahere umugisha amen amen cyane tutaratangira hari abantu bamuzi n'abandi batamuzi arashaka kutwibwira akatwidondora batamuzi bakamumenya n'abamuzi nabo mukaguma mukaryoherwa n'ibikorwa n'amajambo agenda dusangiza kwa kundi nyine aza tumerera neza ni karibu cyane mutwibwira Anike TV asante murakoze Anike Mutesi TV twishimiye kubana namwe mazina ni Ntagawa Noah yego cyangwa nkuru mu w'Imana yani Burundi Bujumbura abita ku Musaga kujyamisha yego ari Burundi hari ibintu byiza bitandukanye no mu bindi bihugu hari bakurangira ugakivuga ngo ni kwibarakara kanaka nimero kanaka ko nagomba ga special so nishimiye kubana namwe nishimiye ubutumire bwanyu ko mwabivuze ntabwo ntekereza ko gukomera k'umuntu ari ukura mu bandi ahubwo gukomera k'umuntu ni ukuboneka mu bandi so arigeze utekereza ko kubera ko ngo hari position kanaka ufite hari izina ufite hari copyright ufite guhita ubura niba ukomeye muri gati muri bo nubura gato uzakomera bukomeye kwiye rero ko abantu bidesakariza nubwo haba hari ibikorwa byinshi ukagerageza kuboneka bakakubona bakakwishimira bakakuramutsa ukabaramutsa ukabana nabo ukabumva bakakumva niko gukomera niko kuba mwiza hari ijambo ry'Imana rivuga ngo bigishe bugufi ngo muri munsi y'ukuboko kw'Imana ngo Imana izahere ko ngo irazamure mu gihe gikwiriye so kwicisha bugufi ni password yo gukomera kwikomeza ariko ni password yo koroha biragoye muri kino gihe nicyo gituma umuntu abona umuntu uciye bugufi agasa n'uwikanze kubera ko n'abantu bakeya n'imboneka rimwe ni bake mu bantu benshi bahari yego nkuko mwabivuze bwa bundi bituma muhari nyine uba ugeze mu rwego runaka ntavuze cyangwa se abandi bari cyangwa se njyewe nzi nirengagije ariko kandi impamvu uriwe nuko twebwe natwe duhari siko iyo mutaba muza mu mubwirize tubatega amatwi mubona unezerwa avuze impundu akubita amashi kujya namwe ibyo bibatera imbaraga bikabasubikira gukora ariko kandi mu gihe uzogenda mu ishengero cyangwa se ahantu runaka ugatangira ukabwiriza nawe ubwiriza ibiti gusa ntuzaba motive nk'ukuntu uri kubona abantu nyine bagushigikiye bagutera intambwe kandi n'amareshershe menshi uzokora nta n'amasengesho nibaza menshi uzofata cyane yo gusenga kubera ko nta mitima uba ushaka kwigarurira murakoze cyane none guca bugufi ni iki kiguha imbaraga tuhere kuri icyo kintu cyo guca bugufi
hari abantu benshi cyane ahari bageze ku nzego muhamuteganya kuzageraho Imana ikomeje kubazamura yego kubikora imbaraga zibashisha umuntu guca bugufi akumva ko ashobora no kwitaba n'umuntu nkaje cyangwa n'undi uri munsi yanjye. Iki kibibahisha ko mu ndani mu umuntu ari mwe na kamere niko nubivuga. Burya nubwo twokizwa gutse ariko akantu kaza gasigara indani kuba umuntu nyine uzugera igihe kakaza kakavyuka kakakubwira ngo jewe ndina kanza nkora bino na bino na bino ukagwanya gute nizihe mbaraga ukoresha kugira ngo ubashe kukanisha ako kantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mon peuple périt par manque de connaissance. Mu bwoko bwanje ngo burimbutse ubuzize. Aho Bibiliya yavuze ngo bwarimbuwe wowe n'ikindi kintu watekereza ngo bwirimbuwe n'inyabo n'igiheko. Yavuze ngo ubwoko bwanje burimbuwe no kutamenya. So iyo wamenye ufite urwego rwiza cyangwa eshele nziza uzamukiraho kugira ngo wicara ushaka kwicara. Kimwe rero mu byo nzi nuko inzira imwe gusa rukumbi ishobora gutuma umuntu akomera no kwicisha. So nta yindi nzira rero mbona ashobora kunyura. Uburyo bwiza rero bwo gukomera no kwicisha bugufi. Kuba narahishuye ibinyobanga karimenye nzariyoboka kugeza mpfuye. Kubera ko ndashaka iyo position, ndashaka kwicara ahantu ameze neza, ndashaka kuba aho nshaka kwicara. Si kuri iyi ntebe niceho, ndashaka kwicara mu mitima y'abantu. Aho nshaka kwicaza rero mu mitima y'abantu nta yindi nzira mfite kuzicara mu mitima y'abantu nkoresheje kwishira hejuru. Inzira gusa nimwe umuntu ashobora gukoresha kugira ngo akwire mu mitima ya benshi no kwicisha bugufi ukidecentraliza ukaboneka ukungana nabo abakecuru abize abatarize abakene imfubyi n'abapfakazi. Iyo ubwo buzima bamaze kubwakira uba waratsinze ukifata ikibanza kinini mu mitima y'abantu. Ari ijambo ry'Imana rivuga mu migani igitera umuntu gukomera ngo ni ukugira abantu benshi bamuyobotse. So ndakwifuriza kugira abantu benshi bakuyobotse kugira ngo ukomere, kandi uko ni ukuba hari intebe kanaka washinze mu mitima yabo kwicaramo. Yaba ari mu rugo agatekereza ko mwahuye mukaramukanya, yaba ari mu rugo agatekereza ko hari umuntu uje kugutelefona cyangwa yagutelefone uramwitaba mu gihe atekerezaga ko bitari buze gukunda. Tibisaba ibintu byinshi kugira ngo ubone ikibanza mu mitima yabo. Hari n'umuntu ukeneye gusa ko umusuhuza ukuboko gutya cyane agahita avuga ati ngiye uko kanaka nsuhuje ngiye kuryama ntagira umuntu ngoroka. Mukiri aho ngaho hari igihe kimwe twigera guhurira muri ville mwenda baramutsa nkuko nyine mwari mubivuze reka bito bivuga agenda murangira umugabo umbe baseritagaho n'abandi bantu nawe. Hari igihe rero umuntu abonera kure umuntu akamwumvira ibintu ariko kandi pastor tugereranyije hari abantu batera abandi ibikomeri bakaza barebera bandi babonye babakomerekeje bakabarebera no muri babandi bazira basanga ko baratanga icapo kibi cyumvira hari nawe yubameze nka naka abo bantu se ibo ni kubera se badasenga ni kubera badasaba ko guca bugufi cyangwa ntibabishatse. Sinzi password bakoresheje kugira ngo batekereze ko bagomba kugeraho bagomba kugera, ariko nzi neza ndashidikanya ko gukomera kwanje ari ukwicisha bugufi, gukomera kwanje ari kwiyoboka inzira yo kutigagaza kuko njye ni umukozi w'Imana. Ibikorwa byaje nkora byose ni ibikorwa by'Imana, kandi modalite wacu cyangwa se modeli y'itafi tureberaho ni Kristo Umwana w'Imana. Yaraje agamire yari umwami, yari Yesu, yari Imana, yari umuntu, ariko yemera kubuzagwa n'umugore witwa Mariya, abana nabo, sangira nabo, ari umuntu. Rero nta bundi buryo mfite rero bwo nta yindi nzira yo gukatiriza nshobora kubona kugira ngo mbashe kuba mwiza nk'uko byifuza atari kwicisha bugufi no kubana n'abantu. Kandi namaze kumenya kimwe muri byo nuko ntabwo nshoboye zose. Kuba ndashoboye byose Imana yafashe gushobora byose kwanje ibishyira mu maboko y'abandi bantu. Rero kugira ngo mbashe gushobora bya bindi ndashoboye mbishobozwa nuko nahaye umwanya babishoboye kugira ngo babishoboze. Ukuvuga ngo
arabi ijambo ry'Imana azagerekana ngo Imana yahamagaye umuntu witwa Mose imuheza imbaraga mu maboko ngo yazamuraga amaboko mu rugamba rukanesha ariko none nubwo Imana yari yaramuhaye izo mbaraga mu maboko ye yazamuraga batsindaga urugamba ariko amaboko yiwe ngo yageraga hakaruha yamara kuruha bikaba ngombwa ko abona abantu bamufatira amaboko umwe agafata agakomeza azamura nubwo yarushe yumvaga ari bumanure kubera ko yabonye abantu bamufashira bamushigikiye bamushize urugamba rukanesheka so nta muntu ushoboye byose habe nubwo Imana ishobora kuba yarashize imbaraga mu kanwa kawe mu mutwe wawe ndavuga mu bwonko cyangwa se mu bitekerezo ukaba uzi kuvuga cyangwa se uzi kubwiriza ukaba uzi kuririmba ukaba uri perezida w'igihugu ukaba uri mu minisitiri ukaba perezida wa korali kanaka hari igihe rero ugeraho ukaruha ugakenera amaboko y'abandi so nta nzira rero ushobora kugira ngo ubwo rugamba runeshe niba warirengagije abantu badafite amaboko agushinga yaho kugira ngo urugamba murutsinde so kimwe mu bintu ushobora kukubwira nuko umuntu wese wirengagiza abantu ari muri esheke imbaraga ze ziri mu bandi Imana yarabikoze ifata ibyo udashoboye ibibika mu bandi bantu bari hafi yawe kugira ngo nubumvira nububaha umwanya bagushoboze tutarushoboye bityo uboneke nkaho ushoboye byose kandi utabishoboye ubishobojwe nuko wemeye wahaye umwanya abakwicaye guhana yego asante sana mwakoze cyane nicyo gisubizo cyiza bwa bundi guca bugufi biragoye muri kino gihe ni ibihe turimo kugira ngo ugere kuco ugeraho aho ugeze nuko ufite abagushigikira cyangwa abagufasha ariko kandi nabo bigagaza twavuze hari igihe naho aho bari hari ababafashe bakabazamura bakabashigikira gusa nyine abantu bagahita biyibagiza muri ubwo buryo pastor mumaze murababwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ariko tukiri aho ngaho hari ubutumwa bavuga hari inyigisho abantu batanga ariko kandi bino bihe turimo ntabwo ndi mukuru cyane ariko kandi ntabwo ndi mutoya nawe cyane kandi hari mu myaka yashize yanjye niko no bivuga cyangwa n'abandi bose hari ubutumwa bwiza bwa Kristo umuntu akavuga kuri Kristo ukaza wumva ari kumuvuga nk'umuntu babanye bagendanye ukuntu ariko ubu nyine za nyigisho zagiye zibaho buke ese mwebwe mureba nk'umuyobozi cyangwa se umukozi w'Imana basa narimvuze ngo bino bihe turimo byita ko ari ibihe by'ikirengazuba mugani w'abarundi kera abantu barigishaga bavugaga ubutumwa bakavuga kuri Kristo bakamutindaho bakavuga ubwiru bwa Kristo n'umuntu muto bamugakiza bakaza bamwumvisha rwa rukundo rwa Kristo ka gaciro ka Kristo bakumva neza ko barakinjiza mu bantu ariko ubu nyine inyigisho zihari yego ni nziza ziradufasha ziratwigisha ariko akenshi ni bake mu bavuga ubutumwa bahari bavuga kuri Kristo nuko yo barataye agaciro muri twebwe nibwo katazagatagara cyangwa twe twagataye muri we cyangwa n'abatubwira ubutumwa bwiza batabiha agaciro ngo babitumvishe cyane Bibiri ijambo ry'Imana ravuga ngo umenye ko minsi imberuka hazabihere bushya kandi abantu ngo bigwijirije inyigisho zihwanye n'irari so icyabaye ni ugusohora kw'ibyanditswe ko hari igihe abantu bazaba bakeneye ibibashimisha kurenza uko bashaka kumva ibyo Kristo ashaka kuganirizaho rero si igitangaza kabisa kumva abantu badeshya ubutumwa bwiza si igitangaza kumva abantu banempoza ugiye kubigisha ngo twigishe kuri iri jambo so nuko twarabibwiwe ijambo ry'Imana rivuga ko abantu iminsi y'imperuka tuyirimo deja ko abantu bazaba bakeneye ibibanezeza ko kumarangamutima udakora kuri internet ko arabi ijambo ry'Imana rivuga ngo la parole de Dieu ngo tenete à double tranchant kuvuga ijambo ry'Imana n'inkota so hari abantu rero badakeneye gukora operation muri ubu buryo ijambo ry'Imana rize ko ari inkota ku buzima bwawe kandi ndakuvuga ko abantu babiri iyo barwanye uwo kubisa undi abashaka kumuhama abashaka kumuhaza abashaka kuvuga ati njyewe ndagutwaye ndi chef wawe ndakurusha imbaraga ndakurusha ubushobozi genda iriya uzunyubaha umvinye tugasubira
ariko bitandukanye nuko Kristo yadukubita. Iyo birivuga ngo ijambo ry'Imana n'inkota icyari ya mubiyombi cyangwa ikibera ya mubiyombi, suko Yesu ashaka kudukubita ngo tuje kure, ahubwo iyo Yesu agukubise aba ari ukugira ngo akwahaganyeho amahagi cy'ikinyamurenge wenda kahaganyeho amahagi, uvuga kugukuraho ikibi kugira ngo akubwire mwiza, gutunganye agutaye, hanyuma nko gucyura kugira ngo kwiyegereze. Rero niba ijambo ry'Imana riza risa naho kuderanja mu buryo bw'umwuka cyangwa se psychologie, si ukugira ngo Imana ikwange kwandagaze ukute kure, aba ari kugira ngo igufasone gutravaye gutaye kuremwe n'umuntu mwiza, hanyuma urushijeho kumwegera, wegera Imana kandi nawe ugira agaciro muri rusange n'isi ndetse no mu bwami bw'Imana. Ntekereza ko kuba hari abantu badesha ubutumwa bwiza ndetse n'abashaka kumva nabo bashaka kwempoza bababwira, ni iminsi ya nyuma abantu bakeneye ko kuba maso ari none muri bino bihe nyine harimo, navuze ko hariho bamwe bavuga kuri Kristo nyine bashaka kumvisha Kristo ari we, hakaba n'abandi bazana izo nyigisho zijanye n'amarangamutima yabo uko ibo babyumva ibyifuzo byabo bimeze. Ariko kandi kuri jewe bandi bakiri maso babona aho ibihe bigeze, bwa bundi ababona aho ibihe bigeze n'abari maso, burya abasinziriye abari mu itiro ry'urupfu ntibari kubona aho ibihe bigeze. Abandi bari maso nabo bategereza kuba maso nyine, bakaba ku izamu bagasengeranira kugira ngo ibihe tugume tubirengane nk'uko nguko. Murakoze cyane Pastor. Hanyuma hari ikindi kintu muheruka kuvuga, muravuga ngo mwakoze ikiganiro na Mado, muravuga ngo umukobwa ufite inda asabye imbabazi ategerezwa kubabarirwa. Ariko muri no si turimwo siko bimeze, reka tubigarukeho bukeya. Tureke zinda basi dufata icyaha runaka, bafasha umuntu ari gusambana, bafasha umuntu yakoze ikintu runaka cyaha runaka, noneho abarongozi b'itorero bamwimiriye kwinjira mu ikanisa. Kandi je byarabaye gutya, sinje byabayeho ko hari uwo byabayeho, ndababara mu mutima, ndavuga ngo ese ko uyu muntu yarakenewe kuvugwa, ko yarakenewe abantu bamuba hafi bamwiyegereza, noneho bakamwereka ububi bwa cyaha, bakamuhimiriza guhinduka, bakamwigisha. None se nibamwirukana akamubwira ngo genziri yawe wakoze icyaha, kwa kundi bazabatenga bakamarira amezi 6, ese y'amezi 6 bamutenze abari yari gukora iki? Abase yahindutse, abari kwigishwa mu bitahura gute nk'umukozi w'Imana? So eglise igira icyo bita ni doctrine. Doctrine kuvuga n'amategeko kanaka bishira kugira ngo bishobore gutanga discipline muri rya kanisa cyangwa se muri organisation baba barimo. So hari abantu bicara nk'abayobozi bakavuga ngo twebwe dushizeho ino tegeko mu rwego rwo gukumira ikibi cyangwa se umuryango w'iki ushaka kwica. Ariko sintekereza ko abarongozi niba hari umushumba ushobora gutera mu Kristo yagiriye umutima mushya, cyaba ari ikibazo gikomeye. Ariko ntekereza ko abantu iyo itorero rihagaritse umuntu, abari doctrine bashizeho ku rwego ni nk'ikosora, nagakoni baba mukubise ibintu bagiyemo ntabwo ari byo. So iyo bikoranye ubugwa neza nimba nta kibazo. Ariko kandi kwisije wenda tuvuge y'ubusambanyi umukobwa cyangwa se umudamu, ntagasambana wenyine, ariko kenshi usanga victime yafashe umudamu ko consequence zigaragaza twita ibintu bimeze nk'ibyo. So nteke icyaha ntago ari icyaha, itwaye ntago ari icyaha. Icyaha ni act mwakoze yahere mu bitekerezo kaja mu ngiro. So nta muntu ugomba gutengerwa, unatengerwa gusa. No rero kubera ko tutamenya, abashumba batamenya umunsi w'abantu bakoze icyo gikorwa, biza kugaragara umunsi yagize bakamuha discipline muri iyo minsi. Ariko yagomba kuba yaratenzwe icyagihe cyangwa se yarahawe discipline wa munsi yabikoze. Ariko bera ko batabizi, bikaza rero gutwara iminsi, bikaza gufatwa ari uko wa mudamu cyangwa se wa mukobwa yagaragayeho no gutwita. Ariko ntekereza ko Kristo we aba yaguha discipline, aba yagutenze wa munsi neza, zabitekerezo zakujemo kugeza uzemereye umuryango ugakinguka ukabikora. Rero sintekereza ko gutenga kwa bari icyaha, ntekereza ko aba ari ikibazo, ahubwo ntekereza ko kubifatira
umutima mubi noneho ukabikorera gushaka agahayo ngo tuzohangana, zaba ari bibi cyane. Icya kabiri, njyewe nk'umushumba nkurikije ijambo ry'Imana, uyu munsi bambwiye ngo kanaka Joli cyangwa kanaka atima, cyangwa akaza juste uwo aratwita arabizi ko atwite, nubwo ataba yabimbwiye cyangwa yabimbwiye akabimbwira ngo jewe nakoze icyaha kimeze gutya imbabarisha, ntabwo kumutenga ariyo solution, kandi kumutenga kugira ngo kumuza discipline mu gihe uje kwicuza. So yamaze kwicuza rero mbere akwiye guhita babarirwa ako kanya, nta zindi mpaka ziyabaye. Ikintu kimwe kiza kiba gusa hagati mu bizera zose biterwa nuko umushumba aba yarateguye intama ze cyangwa se abakristo. Hari abakristo bemera gutenga cyane kurusha ndetse abashumba. Ariko rero nk'umushumba wowe aho usengera, umushumba akwiye gutoza abakristo kumenya ko gutenga atari yo solution y'ikibazo kiba cyabaye, kugira ngo tutazoza gusengana n'umudamu witwa Espe cyangwa Joli cyangwa Florence cyangwa kanaka ngo nagera amateraniro atwite bakabona yaririmbye ngo bibatere ikibazo, batere impungenge kubera iki. Niba yaricujije akihana akaza kugira izo consequences zikagaragara nyuma, nta nguvuga ngo uyu munsi je nawe twarwanye, so twaza kwirega kwa Pastor Mwungeri yamaye kutubabarenje nawe twarwanye, ariko je ugasigarana ubuguma, wowe bakubise ingumi hano sigaranye inkovu, je naza n'inkovu mu materaniro mwe mugahita muvuga ngo ntaririmba ngo gifite iriya nkovu ngo kubera ko so inkovu no yegeranye wenda nakwa gutwita ibigaragaye. Byari bikwiye ko Pastor abona uburyo bwiza asobanurira abakristo akavuga ati umuntu nubwo mumubona ameze gutyo ariko yaricujije umutima waragarutse turi kumwe nawe n'intama muzindi, akamuheza iyo discipline. Wenda bashobora kumubuza gukora bya bikorwa yarasanzwe gukora mu buryo buhambaye, ariko none kimubuza kwegera Imana, tukamubuza gusenga, tukamubuza kuzuza umwuka wera, tukamubuza kumva ijambo ry'Imana, tukamubuza hanyuma agasura kiretabulire agasubira mu murongo kimwe n'abandi. Mukiri aho ngaho mwavuze ko hari igihe bakoresha doctrine y'itorero, ariko kandi hari umupasiteri ashobora kuba nyine umushumba afite zampuwe rwa rukundo baje gusaba imbabazi yaje kwirega, ariko kandi kubera ya doctrine yiwe avuga ngo ninkora kino kintu abakristo banje bakabona ko nababariye umuntu ufite inda utwite muri ano mezi cyangwa se ngahita mubabarira gutya agatangira agasenga, uzoza nyuma nawe azahita yibwira kwa kundi ugasanga abantu barabajaniranye gutyo mu kivugo, cyangwa n'abakristo bakama kuva Pastor usigaye agashigikira ibyaha. So sasa ko ubona umwanya wo guprepara abakristo kusorikama kwabicaza amateraniro musohotse cyangwa se musoje akavuga ati abakristo bose basengeranga dusigarane tuvugane ikibazo cyabaye mwarakimenye, ariko uwakoze icyo kintu yaratunganyije. So ni mubona hagati mwitwebwe mumenye ko ubuzima bwiwe imbere y'Imana ndetse n'imbere y'itorero nzabashe gutungana, so akabakuramo iyo lakini kugira ngo ntihagire umuntu uzosigarana ikintu mu mutima. Yego murakoze cyane. Hanyuma hari ikindi kibazo. Yego murabakozi b'Imana, murabashima ko tumwe tubivuga twitindaga muri bose twabahaye amavuta, ariko kandi mu makanisa menshi kankore kubera ko namwe ari turi bamwe mu ntama zanyu, hari ukuntu urabona ko nyambaye amaherena kandi ufite imyumvire n'imyemerere yawe urambira ko amaherena ari icyaha cyangwa se ingira ukundi kuntu. Ariko kandi Pastor, hari imvugo zimwe abashumba batubwira novuga ko zibabaza, twategerezwa kwicara tukiga, mwebwe mugashaka ko tuvuka none duhagarara tukambakamba tutambuka tugenda dukura tukaba abantu bazima, ariko dukeneye kwigisha. Ukanyigisha buke buke ukambwira ububi bw'iherena, ukambwira ububi bw'igisuku, ububi bw'ikintu n'ikindi, kwambara ipataro n'ikindi, ariko ugasanga rimwe na rimwe mu kutwigisha ko murashaka gushiramo umuvuduko mushaka ko tugera ku rwego mwebwe mugezeho, ugasanga rimwe na rimwe bibaye noneho nizikiri inyigisho ku buryo muba mwabivuzemo bikaza noneho biba nk'ibikomere mu gihe mwebwe mwotuvuye, ugasanga ko muradukomeretsa muri kwa kutubwira ukuri kandi tuvuge ku ijambo ry'Imana, ariko message bakayitanga uko utari. Sinzi ko mwobivugaho kuri abo bakozi b'Imana baba bameze gutyo, ntabo mpaye mvuga ko ndivugira n'abandi ndabizi ko mpaye bavugira birasanzwe,
turavuga hejuru ya cyaha hari ibyo bibiri tubwira bimwe n'ibindi ariko kandi hari ibintu dukora mu kutamenya nka kujya mwabivuze ubwoko bwanje ubonye kubera kutamenya ndashobora kuba ameze gutyo habaho mu kutamenya ariko narabuze umbwira ukuri anyereke ibintu n'ibindi sinzi rero uko muvugaho ku bakozi b'Imana bigisha muri ubwo buryo cyangwa se uburyo abakozi b'Imana bashobora kwigisha kugira ngo umuntu abashe guhinduka rwose. Mutesi so ari rwose ni urugendo ntabwo ari rugufi so ushobora kubwira nuko urugendo rwo gukosoka ni urugendo umuntu atangira avutse kugeza apfuye kandi gukura ni ukugenda umuntu atandukana n'amakosa yacana umuntu agenda aba mukuru ariko nanone nta muntu uzurangira nta muntu ubaho uriho gusa humeka kuka utagiye ikosa nta muntu n'umwe ushobora kuba hariho icyo bintu babona gusa ko umuntu yakabije arenga kuba ari umuntu nk'inyamaswa ariko amakosa yo ni kimwe mu bigize umuntu none rero ijambo ry'Imana ryo ni ikindi kintu gikomeye ku buzima bw'abantu amaherena isi y'iherene isi yo kwisiga kwipodoka kwa ibisuku bataro ibintu bimeze nk'ibyo jewe umushumba tugomba kwigisha ijambo ry'Imana hanyuma ari ibindi bintu bitatu biri tugira ngo muhugure ngo muteshe kandi muhane zimwe rero mu nshingano mfite nk'umushumba nk'umubyeyi wo muri uru rugo witwa Karuvari cyangwa Methodiste cyangwa icyo izo nshingano ko zitatu ndazifite ngomba guhugura ariko kwigisha ngomba gutesha ngomba no guhana so ariko umvisha ikibanza ni guhugura no kwiga rero hari igihe rero umushumba nkanje nisanga mu ikosa ry'uko ntigishije abantu ariko ngahita ntangira guhana so wigishije ikiwatesheje usugiye kuri etape ya gatatu yo guhana ico gihe rero waguye muri rero ariko ntekereza ko mbere yuko bino bintu bizombi bibi akwiye kubanza kino kandi kino kigomba gufata umwanya munini kugira ngo kikurinde bino iyo bakristo rero babonye umwarimu mwiza pastor akabigisha ijambo ry'Imana ntarinda agera ku rugero rwo kubatesha no kurana kuko bonye ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirahana riratesha rirahugura so ni dufate icyo nashishikariza abagenzi banjye b'abashumba dufate umwanya wo kwigisha Kristo twigisha izo tuzi izo tutazi dufite abandi bavandimwe babizi bazabyigishe kugira ngo umukristo azamenya neza w'isipataroni abantu bambara ipataroni bari yerena rivuze iki kwisiga bivuze iki gusukisha umusatsi bivuze iki iyo rero utabizi ugahita ufata gusa mu myumvire yawe ukamo upira gutya wawugiye muri tora uba watsinzwe kubera iki ntabwo wafashe umwanya wo kubigisha ntunazi amakuru wenda ahagije yabyo noneho bakitwa ugasanga abo bana afite n'amakuru yabyo ahagije bakabikora babizi noneho ugasanga waguye muri rero ikindi nacyo mbona Mutesi njyewe iwacu muri Kongo yitwa Majombo so Majombo habaga batima nziza yari yarubatswe na uncle witwa ngo ni Musafiri Mushaka mukuru wa papa yafite umushinga witwa Groupe Mibiri twubakira batima nziza yari yakoresheje umuntu witwa Engineer nawe Mazu hanyuma ayo mashuri yakatugira batima nziza kandi nigaga ntaha mu rugo mfitiye affection parentale kuko ndahata mwacu harya ngahaga ubwo buzima bwose bwari bumeze neza fasha abavyeyi bafasha nishora amafaranga make nta malaria nta kindi kintu ariko kubera ko tutari dufite accessibility yo kubona umwarimu twigisha neza zabaye ngombwa ko mpavanga kwiga za Uvira Bukavu Goma i Rwanda n'ahandi hatandukanye kubera iyi mpamvu ntaga icari kigenderewe yari batima icari kigenderewe yari umwarimu ntaga icari kigenderewe kwari ukwicara ku ntebe nziza icari kigenderewe nuko mu mutwe wanje habamwo iyo package habamwo ubwo bumenyi kuko hari n'abantu benshi usanga ngo iwe ntiyiga amazogura diplome ukagira ngo none ibikaratasi ni ikenewe na so hari igihe rero bikenewe ikaratasi irakenewe ariko cyane cyane bikenewe n'ubumenyi ufite njye ngiye kubwira rero navuye iwacu nje kwiga muri bino
ahantu nigira muri batima mbi paraporo y'iyo nasize iwacu kandi narasize ahantu nishura amafaranga make ntaha mu rugo nkarya ngafasha abavyeyi imirimo nabo bakamfasha ibindi kugira ngo mbashe kuba mwiza nd'umugabo ariko ngenda ahantu wanye expose kugwara za malaria nishura amafaranga menshi abavyeyi tubana njyama nabi ndwara malaria nigira muri batima zubatse kuri epoke ya Zaire kweri ico nari nkeneye cyane yari umwari bano no kibazo kimwe dufite abakristo umuntu azabibwagiriza cyangwa yava Nyankanda yabungira hano Bujumbura cyangwa yavuye mu yindi ntara yabungira hano agahamagara mwene wabo ibari muyinga cyangwa Ingozi yagahamagara mwene wabo tuyari Bujumbura akamubaza wese ngo ni heza aho ngaho nzimukira nkasanga amashuri y'abana akahita yimuka akamayegera ahantu hari iki hari amashuri y'abana aba bari mu beza ariko kugira ngo uzobone umuntu uri muyinga cyangwa Ingozi uzohamagara hano Bujumbura ngo se ko ngiye kwimukira aho ngaho ahantu hari kanisa ryiza aho umupasiteri uzi kwigisha kugira ngo nzogire ubwo bumenye uzibyo ngibyo nagaciro gake kitorero muri kireba so niba rero dukeneye gukura mu buryo bw'umyizerere no mu buryo bw'umwuka sante niriko honte yo kureba ko wenda kanisa riri kure yawe utagira imodoka cyangwa iki aho cyangwa bigusaba indi garama nyine ku rwego ariko ukabuzi ko hari uzahagenda ugakura ukivira mu Imana ugasenga ukarushiza kuba mwiza mu bwami bw'Imana wowe kwemera ukabunguka hegera cyangwa ukaza wemera kuko wenda hari ishuri ry'abana naryo rirahandi niba ryo wegera kuko uri mukuru ariko ukazutega iyo modoka ukaza ijambo ry'Imana kugira ngo ariko ntuwamuvuga gusa ngo we musoma amakanisa yose samwe ngo uzasengera hano uko amashuri yose ataramu gituma wahisemo rino twajari so kanisa rero kujya ni ijambo ry'Imana cyane l'église idafite fondement y'ijambo ry'Imana n'amasengesho n'ibikorwa byiza ibyo kanisa uwo wenyine urimo kwiteguramo faiblesse urimo kubiba uzaba faible n'ubwami bw'Imana nakoze cyane kuri ico gisubizo cyiza mu mpaye n'umuco mutanze ku bakunzi bacu Pasiteri Mushumba mu bihe bya kera abantu bakaza birega akirega ngakora icyaha kwirega no kwihana nicyo kimwe agenda akirega nkavuga nakoze ibintu n'ibi mu mbabarire nsaba Imana imbabazi naye ndi kayisaba imbabazi ariko Mushumba akandambika ibiganza mwatura nyine ariko ubu nyine bihe turimo ntabwo cyane uzumva mu nyigisho zari ubu nyine abashumba bamaze iminsi bavuga ngo abantu bakicihana bakicirega ariko naricaye ndibaza ikibazo ndibaza ese ni abakristo bagiye mu byaha uburyo bagize ibyaha byinshi bumva ko badashobora kubabarirwa bakagira isoni n'ubwoba bwo gusanga abashumba ikindi kibazo naribajije ngo ese ni abakristo bagize batizera abashumba babo ku buryo bamubitsemo amabanga akaja kuyamena akayabwira abandi cyangwa se kudahinduka kw'abakristo cyangwa se kutirega reka mbivuge gutyo nuwavuye hanze afite ibyaha yinjira mu kanisa ashaka guhinduka asanga abo yasanze mu kanisa batarahindutse bameze nkawe akaguma aho hantu hagati na hagati ni impamvu niyihe mwebwe mwibaza muri bino bihe turimo abantu batakigenda ngo birege yego twabaye abishikira n'icyo kintu dukunze kwitwaza tuza tuvuga ngo igitambara cyari gikingirije ahera ngo cyatabutsemo kabiri ibyo jambo ntawe utarizi ngo twese turabishikira turagenda kwa Mana twabibwira Mana nakoze bino na bino yego birumvikana none sibwo twabaye abishikira tubigikeneye ko intama zigenda zigasanga abashumba zikabasha kwirega yes mutesi Rwose zarakomeye iyi ngambo nazama ngambo zinazama so icyo ntekereza nuko hariho uko iminsi igenda niko ikibi kirushirizaho kubona ikibanza hagati mu bantu no mu isi ariko kandi hari iyindi si abandi bantu nabo ciza bagihaye volume yo kurwego rwiza ushimishije imbere y'Imana ibintu byinshi bigenda biragaruka cyane cyane kutaba abantu bafite amasomo ahagije itorero bafite pasiteri ushobora kugira capacity kwigisha ijambo ry'Imana bikwiye iyo bikwiye ntekereza ku bintu byinshi English cya kabiri iyo umukristo ari mu bihe by'ubuzutse ntabwirizwa gukora umwuka wera n'umwarimu uhagije wo kugira ngo hano harapfuye hakora aza akora mu nshingano ze agakora no guza abandi kuko gusa ashaka gusa ko byose bigenda neza iyo rero umuntu abyutse
habe n'amafungo kuri iyo umuntu adafunga kenshi rimwe na rimwe biterwa no kutaba byose mu buryo bw'umwuka so iyo umuntu asinziriye sans control nta conscience ntaca tinya ntaco yubaha ntaco araho asa n'upfuye so natwe rero turi mu bihe abantu benshi basinziriye mu buryo bw'umwuka ariko abantu nibakanguka bazakora icyo Imana ishaka kubakora bazagera kuri bo Imana ishaka kubagera bazakoreshwa ibitangaza bazagera ku rwego rukomeye kandi rushimishije ariko turi mu bihe rero abantu benshi basinziriye mu mwuka senga twahaye umwanya business imiryango shaka ifaranga tondo usiga urarana n'umugore cyangwa umugabo ukazumva ko arota ifaranga cyane ese uzagenze bite ngo uzafaranga mu bitenge byiwe bwatwaye mu ifuyiwe mwinka oro diana so ariko iyo ubyutse buhari abantu bazarota bagiye mu ijuru abantu bazarota bihanyuza abantu bazarota barishije imbaraga zose ko turi mu bihe by'abantu cyane ariko Imana tubarira ibihe byiza ariko kandi ndagomba kwizeza kandi ndanabumva ko hari abantu bameze neza hari abashumba bameze neza hari abakristo bameze neza hari amatorero bameze neza kimwe nuko hari ahandi hari integenke mu bakristo abashumba naho hose ari intege ariko haragenda kwizeza ko hari abashumba bameze neza mu buryo bw'umwuka bashobora kubika amabanga bashobora gufasha abakristo mu bintu kanaka amapresize interieur abakristo benshi bakomeye bagenda nibikomeye babuza abo amaraso azagenda ava gutya mu mitima yabo ariko hari abakristo bahari abasteri hari bakora izo counseling kandi bakoresheje ijambo ry'Imana yego ijambo ry'Imana riravuga ngo aracari ibihumbi birindwi bitarapfukamira okay sawa murakoze cyane hanyuma ko turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu hari muri bino bihe turimo nyine hari amakanisa menshi cyane abantu bagiye baje ahantu hatandukanye ni byiza nabyo kwagura ubwami bw'Imana hakabaho n'abavugabutumwa benshi kweri bahagurutse bamwe b'Imana abandi bishakira indamu zabo abandi batanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abandi batanga inyigisho nyine bari mu migwi itandukanye hakaba rero ikibazo nari ngiye kubaza hagati y'umutumirwa nanditse ndabatumira n'umuntu wabatumiye arababwira muzoze ku itorero ryanje mutubwirize cyangwa mugendiriye muri Kenya cyangwa mu Rwanda n'ahandi hagati y'abo bantu babiri uremereye n'ubuhe wumva selomwe wanditse nanditse ndabatumiye muze cyangwa se njewe nshaka kuza kuvuga ubutumwa iwanyu naje bakanyandikira bakambwira we mutesi gushaka kuza kuvuga ubutumwa iwacu hagati y'abo bombi ninde ufite imbaraga ubusuni ninde woshigikirwa niko novuga ushigikiye wumva ko yego bose ndazi kuvuga ngo bazima yego birumvikana ariko cyane cyane uwo umwanya ugakibanza haragakuru bigeze kuvuga uravuga ngo ari urwandiko bigeze kwandika itorero runaka ushaka kuvuga mu umva ibicyamamara ndagusubize kandi namaze kumva icyo ushaka so uraza kubivuga niba ushaka ariko icyo nkubwira umuvugabutumwa watumiwe n'umuvugabutumwa wasabye kuza ukomeye ni uwasabye ndakubwira impamvu Kristo niwe rugero rwiza rw'umuvugabutumwa ahantu henshi yagiye agenda ntabwo bamutumira yarijana uzi impamvu nuko yari afite urukundo we yasangaga so iyo umuvugabutumwa rero yasabye we aba afite urukundo rwo kuja muri babandi ashaka ariko iyo bagutumiye abagutumiye baba bagukunze kandi Imana ntabwo idusaba gukundwa Imana iradusaba gukunda kakuzunguza umutwe Imana ntabwo idusaba gukundwa Imana ntimbwira ngo genda ukundwe ariko Imana iransaba ngo genda ukunde so njewe iyo nasabye kuza kubwiriza mu ikanisa iwanyu jewe mba nabakunze kandi mba ntimije icyo Imana nshaka cyangwa insaba gukora ariko iyo mwandumiye mwebwe muba munduta muba munkunze hanyuma rero njewe nza nakunzwe bari abankunze rero baranduta bari abankunze rero bafite umugabane muri imbere y'Imana ariko njewe nanje iyo nabakunze nkizana gusa mu bintu bisanzwe hano iyo njewe natumiwe mba ntumiwe
kubera ko baba babiteguye bagategura ibintu bishoboka byose kugira ngo bazanyakire neza. Ariko iyo nsabye hari igihe batanyakira neza mu buryo bigaragara, ariko noneho mu buryo bw'ubumana rero Imana rero umuvugabutumwa hagati y'abavugabutumwa babiri, umuvugabutumwa wasabye kuja mu ivugabutumwa n'umuvugabutumwa watumiwe, uwasabye niwe ufite urukundo kandi niwe watumije icyo Imana ishaka, ni nawe mwiza cyane kurenza uyu watumiwe. Kubera iki? Uyu watumiwe yakunzwe, uyu wasabye yakunze. Imana ntidusaba gukundwa, Imana iradusaba gukundwa. Ariko urebye neza aba bantu basaba ngo nze kuvuga ubutumwa ntibakunzwe, ntibahabwa agaciro. Ntibahabwa agaciro. Ntabwo yarakuze cyane muri munsi yatumirwa, ariko birambageza ku rwego rwiza, urwego rwiza rw'umuvugabutumwa nibwo gusa yewe mwanyakiriye kweli. So kandi ukabigira mu mutima, kibi hari impamvu z'ifaranga, iri impamvu yo gushaka icyubahiro, ariko ukaba ya message ufite, ya passion ufite, wa muhamagaro w'Imana ukubwira ngo bariya bantu reka mbaheze kinokera. Donc ko bagoye abo ngabo bazabagira none se tubakirwa kubera ko cya kintu nyine kujya Satani agwanya umugambi mwiza, agwanya ikintu ciza. Ni Satani uri kugwanya se kijya yashaka gutanga cyangwa kubera ko ushaka kwigaragaza, niko bakunze kuzita amazina bene ko nguko. Nakubwira zose uri kuyajaga na binyuza kweli numbiramo ndijojo mbiramo umuntu waje n'ubivuga ubutumwa umunsi kuwundi. So inzigihe natumiwe, inzigihe nasabye, iyo nasabye mba nzi uko bigenda, iyo natumiwe mba nzi ko ubwo rwego mugezemo nta uragera kure cyane. Satani atageze imyambi, ariko aho ugeze naho urebesha amaso y'ikinyamurenge harashimishije. Imana nyine iragenda kuzamura, ntabwo ari ukugushira hejuru. Ariko kandi mbirebe sinibaza ko hari umuntu no kwandikira ngo ababwire ngo abahakanire. Yego, ariko kandi bene abo bantu baraguye muri bino bihe, baraguye nyine, ariko kandi nibo bakenewe. Uti kubera iyo usaba hari ikiri kugusunikira gusaba, upfa kugenda gusa kubera ko babishatse, kubera ko bagutumiye bene uko ngo twabivuze bakakwitegurira bino, ariko ugenda hari ikintu kiri gusunika kiri indani. Igihe kenshi iyo wasabwa kugenda wowe warafashe umwanya wo gusenga no gutegura, n'Imana yarakujije amahoro kubera ko hari ikintu ushaka gukora. Ariko iyo bagutumiye ahubwo bagutumiye udafite n'amuru, ariko kubera ko wemeye ugafata agenda ukagenda. Ariko neza iyo ugize iminsi Imana ikakubuza amahoro kubera abandi. Hari umuhungu umwe w'inshuti yanjye witwa Nkuru, yaravuze ngo nimpishi utarishwa n'inzara, kandi ngo biragatsindwa ngo kwicwa n'amahoro utarishwa n'intambara. Uzi icyo nashatse kuvuga? Nashatse kuvuga ko igihe cyose wari ushonje, hanyuma ukagira favor, undi muntu akaguheza lemiyete uvuga ngo utuvungukira, ukarya ukabaho, wamara nti wapfa ukisanga noneho umaze gukira, noneho ntibuke ya nzara wagize na byabiye z'umubabaro wagize, ngo noneho bya bindi urimo kurya kugira ngo nawe wibuke aho wavuye, wibuke ko hari abagufashije ngo baheze barye, ugatangira kwicwa n'impisha. So bigihe abandi bari mu ntambara tugire contribution kanaka kugira ngo baheze bave muri za ntambara, bazagira amahoro ukabahunga, kubera ko tiwigeze ugira icyo bamarira kugira ngo bave amahoro. Biragatsindwa rero kwicwa n'amahoro utarishwa n'intambara, biragatsindwa kwicwa n'impishi utarigeze wicwa n'inzara. Ibintu birakaze. Yego Pasiteri, umaze iminsi myinshi muja mu ivugabutumwa ahantu hatandukanye, hagiye hatandukana, ariko urebye aha ni iwacu yego nawe murahakorera. Hari itandukaniro, hari ubudasa mubona bwa twebwe hano musanze hano intama hano zanyu, hari ubudasa buhari ukorera iwanyu, ndavuga iwanyu aho utuye no mu kindi gihugu? Hari itandukaniro uburyo abantu bakiramo ubutumwa, uburyo bakwakira? Birahari, ariko icyo nzi neza ishiza no kugira imbaraga iwawe, kugira imbaraga iwawe, so iyo iwanyu bakwemeye hirya ubakwemera ku rwego rukomeye. Ariko iyo utangiye gukomera hirya y'iwanyu ko arakomera iwanyu, hari icyo abanyamurenge bavuga ngo gukomerera hejuru nk'amase. Kumerera hejuru nk'amase, hejuru usanga hakomeye. Hari ukuntu nyine inka bazavuga ngo
umuntu gutamase so ugasanga ya nani yo hejuru yarakomeye kubera kwizuba wewe wakandagira ukagira ngo none hasi so niko bigenda rero biba byiza ko iyo utangira Bibiliya ivuga ngo Yesu yabwiye abigishwa ngo muhere Yesu anavuga ngo umuntu ahere hahandi akora gusa intambara zibaye zibura no kutakwemera kubera iyihe mpamvu mu bana hafi wambwiye muze saa yine n'igice kera ko nagakosa akandiswa kabise niko nature imene sindi kuvuga wowe kuvuga abantu rusange ako kantu so warambwiye ngo wazaje kusengera mbura umwanya kubera ko nari ngwaje umudamu aho warambwiye ngo wanduranya amafaranga ayo mfite cyangwa se ndakugurana hanyuma ndayakwishuza nabi utanyishura bite bene none izo bintu rero bituma bimara imbaraga kwa kundi uguma kumbona warabwiza iyo ukaza ifaranga umusoko kwishuza azayishuza nabi bene zo ngizo ariko abantu bakwiye kugera ku developa sanse yo kumva neza utakumva nabi kuko umuntu wese agomba kumva mugenzi we katashoboye ibintu byose nawe abakristo mugomba kutwihanganira nk'abashumba ntabwo dushoboye byose so natwe abakristo abashumba tugomba kwihanganira abakristo kuko ari ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rurihangana muri 1 Korinthi mu Makorinto ya mbere 13 umurongo wa 4 izajya avuga ngo le signe de l'amour ibimenyetso biranga urukundo cyambere biravuga ngo urukundo rurihangana ku murongo wa 4 urukundo rurihangana uzi impamvu yo kwihangana nuko kwihangana ni ukugumana position wari ufite mbere yuko wa muntu akugira kwa kundi kwatumye mwihanganira ukuvuga mbere yuko ngukubita kugira ngo mwihanganire wagukubise uragarura bwa busabane bwanje nawe mbere yuko ngukubita cyangwa nkwira cyangwa kugira icyo nagukubise so rero kunyihanganira impamvu ugomba kunyihanganira nuko udashoboye byose nuko nta muntu ushoboye byose kuba rero udashoboye byose kuba unyihanganiye nanjye ndakwihanganira tubwira umugabo kuramwihanganira impamvu utataha suko ashoboye zose kandi suko hari ibintu kanaka utaragaya kuri we ariko kubera ko uri umuntu ugomba kumwihanganira nawe rero mukimara n'amezi cyangwa umwaka kerera amaze kugutora mu intege nk'akanaka muki muri fiançailles yumvaga nta kibazo ariko mumaze kubana umwaka mufite umwana yumvaga ko ahita abona ko hari ikintu kanaka udashoboye ariko igituma mubana rero ni rwa rukundo ruvuga ngo ihangana abana mubana hari umwana wifuza kwiga mu Bwongereza ariko se mufite ubushobozi bwo kujya namwe mubwira mwamuye cyangwa ahandi ariko rero umwana agomba kwihanganira ababyeyi bakihanganira umwana umugabo akihanganira umugore akihanganira umugabo umwana akihanganira ababyeyi pasiteri akihanganira abakristo bakihanganira abapasiteri abayumbe bakihanganira abakecuru bakihanganira abayumbe abadepite bakihanganira abapolisi bakihanganira abaperezida bakihanganira tukihanganirana kugira ngo muri kwa kwihanganirana kwacu ngo dushoboze ba bantu badafite ibyo bashoboye kubera ko twe tubishoboye nabo bakontribuye mu kudushoboza ibyo tudashoboye hanyuma tubane dufashe this max kubera ko ibyo ndashoboye warabinshoboje ibyo udashoboye narabigushoboje turihanganirana aho ndashoboye warahazamuye aho naniwe warahamfashije aho naniwe naragufashije tubana neza yego murakoze cyane karundo bintu gatari cyane ariko kandi afite akabazo kamwe kanyuma niko nokita mumaze kugenda ahantu hatandukanye twari twabivuze ariko kandi mwagiye mu bihugu bitandukanye mugenda niri iwacu ya ruguru kandi murabona ukuntu nyine hatameze neza naratekereje ndishara kweri pasiteri mu gikundi wabo ni ubutumwa bwiza bumusunikira nka kwa kundi twavuze kubera ko hano kugasi wowe wenyine pasiteri cyangwa se umushumba hano hariho abashumba benshi nabo bavuga ko bakunze intama bakunda ubutumwa bwiza ariko udashobora kubwira ngo haguruka tugende mu musitari tugende kuvuga ubutumwa bwiza mu Minembwe cyangwa se ku Ndondo akakwereka impamvu zimwe n'izindi tuzi zigaragara zumvikana wanashimye ariko se muri wa mwanya tuvuze ngo tugiye kubacira urubanza we n'ubushizi bw'amanganya ubutuma gusa n'uwiyahuye reka mbivuge gutyo ukagenda ukaja nko muri biriya bice by'iriya ruguru bakaja kuvuga ubutumwa bwiza aho message naguhaye nakubwiye ko hari umuvandimwe inshuti yanje witwa Nkuru wavuze ngo biragasigwa kwicwa n'impishi
utarishwe n'inzara kandi biragatsindwa no kwicwa n'amahoro utarishwe n'intambara. So umuntu wese udafite icyo akontribuwa mu ntambara zihari uyu munsi ashobora kuzaho azishwa n'amahoro kubera iki? Niba utaragize icyo ukontribuwa n'abantu bari mu ntambara nuhagera baragize amahoro uzishwa n'isoni z'uko ubona barabayeho neza kandi nta contribution waratanze kandi wari ufite ubushobozi bwo gutanga iyo contribution. So abantu barimo kwicwa n'inzara wowe ukabuhaze niba utarimo gukontribuwa igihe cyabo nazo babahaze wowe nubwo uzobuhaze uzicwa n'ikimwaro ubona abantu utagiriye neza kandi waragombaga kubagirira neza ufite ubwo bushobozi wishwe no guhaga kubera ko abahaze bigeze gusonza ufite ubushobozi bwo kubagaburira amara ntwaga. Cyo ndavuga jewe cyambere gihe nagiye rugo bwa mbere ntabwo nagiye itekereza ko ari contribution kandi akagiye gutanga nari nzi ko ngiye kumustype bisanzwe ntawe uzumenya icyo Imana ishaka ku buzima bw'umuntu n'icyo ishaka gukora ku buzima bwawe. Niwe nisanze ndi ruguru nagiye kuvuga ijambo ry'Imana ngo ngaruke ubu byabaye byiza ndasubirayo ariko zahereye kubwegera bahereye kubwegera kubwegera igihe abanyarurambo bari barahunze bahungira kwitwa kubwegera. So bari bateguye igiterane batumira Pastor Michel uba Igisenyi dernière minute abura umwanya amaze kubura umwanya arampamagara arambwira ati wagiye kwansurira bari abantu b'impunzi bahungiye yari bavuye ruguru ko bari bafite igiterane wagiye togeye bari bafite ikibazo cy'uko baba bashaka gusubira ruguru ariko barabuze inzira ngo tuhagere kuwa kane kuwa gatanu kuwa twari menshi babayumva ariko nishobora umugabo ndahabwiriza kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu icyumweru umunsi igiterane kirangiye inzira itiboneka kuri bo rero jewe bambona nk'umuntu wazanye igisubizo nk'umuntu wabazanye ifunguzo zitaha nk'umuntu wabacirinze nari nduta abasirikare n'abandi bantu baje kubaherekeza n'ababafashije mu buryo buri materiel kubera ko twagiye amasengesho nibo kubera ko bizera Imana babonye ko ico giterane cyangwa se ayo masengesho twakore n'ijambo ry'Imana twaganiriye yahindutse iturufu ibasubiza iwabo kandi barabishaka. So bamaze kugira ruguru byabaye ngombwa ko njaye kujya kubasura numveyo kuri YouTube niyo ngombwa ko nja kundondo nabwo ari abantu bari bateguye igiterane bagura ubundi muvuga ati uwo bikojeje hano wese cyo ngo bari ngo nabati n'ubundi nayo ngene kujya abasakingenda ariko simplement gusa igihe nagaso ninga nasanze ko nakoze igikorwa cy'Imana ariko ntabwo nagiye nk'umuntu utekereza ko ari contribution ikomeye ku rwego naje kuyibona bimaze kuba nanze gusa ko nagiye kurakanya ariko Imana ishimwe ko zagenze neza kandi nuko biragenda neza kandi birangiye mu 18 abakazi benshi niba nawe uzogenda sindi cyangwa mwongerega nawe biteguye tuzoja nje n'ubikenera ariko niko tumbisi w'abana so mubiri mu gishaka yego murakoze cyane turabashimira cyane byimva mutima Pastor mwagize neza nkuko twatangiye tubivuga twagana ibintu byinshi cyane ariko nari ndifite ibibazo byinshi nuko mwanya uri kugenda hari ibintu umuntu yibaza Pastor akibaza ibintu mu mutima akibaza wenyine hari ari uwo yosanga akabibaza agatorera utegure nzosubira kwitaye rwose gutegura murakoze cyane hari ibintu tugira twibaza nk'abakristo tukibaza ubu nyine ari kukubaza Pastor ni gute mbaze murakoze cyane umukristo afite umuhamagaro mvuga hari kuntu uzumva muri wewe ushaka gukora ukumva ishaka ry'umurimo w'Imana ukumva hari ushobora gutunganya bimwe n'ibindi ariko wareba kubera ko uri umuntu mutoya ukabura aho ubihera ukabura uko ugaragaza wa muhamagaro wari kavuye gutyo no mu gihe ugerageje gutya bukeya ugasanga hari kurarengera inzego urarengera ishengero kurarengera abashumba nyine kuva uri umuntu woshe uri umuntu uziritse wewe specific ngo urugero nk'iki ndi reka nitangiye urugero ngiye ko numva nshaka kuvuga ubutumwa numva nshaka kuririmba numva nshaka numva umuhamagaro wo gusenga ariko agasanga hariho abandi banyamasengesho nje ndiriyaga mutoya reka mbivuge gutyo cyangwa se hari abandi bakonditera hari abandi bavuga butumwa navuga ngo ese ko nshaka kuvuga ubutumwa ko nshaka nzobihera he nzogira gute
umuhamagaro wanjye nzokuza gute ikindi ni gute kizaje ahabona nzokigaragaza gute yego twese ntabwo tuzagenda ari imbere ngo tuvuge ubutumwa ariko kandi cyo nari nshatse kuvuga niki hari igihe ushaka nyine ugaragaza ikikurimwo ariko hakaba ibindi bigisubiza inyuma kamivuge gute ndazumva so icyo gihe wegera umushumba wawe iyo ari umushumba ufite umutima mwiza ufite umutima uganisiyoni aragufasha akwereka inzira ushobora kunyuzamo kugira ngo uzaroroshe ntekereza ko Imana yabikemeye ku buryo buhambaye iyo ari umuntu ufite ubwiriza ubutumwa iyo ari umuntu ukeneye kuririmba Imana yashyize agatuti ku isi dufite Mutesi TV yego Anike Mutesi TV ndatsinze kuri njyewe niba ufite impano yo kuririmba ntibisaba ngo uhite uhera hara no kwisengera ushobora kuza no kuri no TV ukabwiriza seri 20 zanga zakunda hari yaba ari umushumba wawe niba waranamuganirije cyakunda nubwiriza inshuro 20 hano kuri noti azoguhamagara ataranaguhamagara azoguhamagara hano niba ari impano yo kuririmba uzaririmba hano zanga zakunda ikindi nta Imana izikorera mu gihe nishaka kwerekana ikintu kanaka yari nk'Imana yo gusengayo wewe ukatuzozana kuri kamera mugiye gusenga ariko abo bidashoboka ariko kandi iyo usenga neza mu kuri no mu mwuka Imana izibikora ikagikungira urumujya duvuga ngo ushobora kurara ubushitsi ugasanga umuntu urwaye ukamusengera akaba arakize iwe ni uzuhinduka gatuti kawe ni uzuhagararaho iyo azamaryama gucyo ukamuhagarara hejuru uti gute azamage natanga amakuru uragwaye uragwaye jewe nari ingwaye urabizi ko nari mfite muri no minsi nahuye na Mutesi azabika ibiganza feva y'Imana muri ubuntu bw'Imana ko buramutemba bikaba birarangiye ukabura bwirijwe ukaba aho ushaka kugera urahageze yego murakoze cyane hari abantu benshi tuziranye atravere gusa ikoranabuhanga hari abantu benshi banamfasha mu muhamagaro ba supportinga mu ijambo ry'Imana si abantu benshi tubana gucya live kuko wawe naje abantu benshi tutabana muri iki gisagara n'ahandi bari kure tutaranabona nabo cya live ndambanyuza kuri YouTube akavuga ati kase jewe izofasha muzinanirwa Aseri mwanditse ibitabo byinshi zandodogora mwanditse ibitabo byinshi nzambyumva sindabibona ariko natwe dushaka kuzokugira nk'ibitabo nka bingahe kuri Lacyamu kunda gusoma byagenze gute inspiration y'abaki mwagize ni ubutumwa mugenda mwandika n'inyigisho mugenda mutanga byabasunikiye kumva ko mutegereza no kubishira mu bitabo abantu bakagenda basoma yes nayemubwiye ko wenda nandiso ushaka utabyita ibitabo ari utubrochure na bitatu cya mbere cya 2016 kivuga ngo igihe tugezemo le mot-clé yasohoraga icyo gitabo yaravugaga ngo iyo umuntu afite umwanya wica nabi niyo atawufite akawusahurana urabyumvise iyo umuntu adafite umwanya wica nabi iyo ufite umwanya wica nabi utawufite ukawusahurana icyo nashaka kuvuga hari igihe wenda umuntu yabaga ari nk'umunyeshuri akavuga ngo bafite examen inyuma ya desmene aho mu desmene ziri imbere tuba dufite examen noneho uryana uvuga ngo nta kibazo umwanya urahari ngakora etide so ufite ubwenge iyo atakora etide uwo munsi akaba agenda reviza aruhuka agenda abisobanukirwa ariko iyo wowe urangaye hanyuma ukaryama hano uzusanga usigaranye nk'umunsi umwe cyangwa ibiri ukabwira ngo urahita usoma serivisi zitandukanye mu kandi ugasanga wari ufite umwanya wishe nabi utawufite utangira kuwusahura so nashaka kuvuga ukuntu tugomba urasheta letant tugomba gukoresha neza igihe kandi ko tumenya ko n'igihe cyo kuza kumwami wacu Yesu Kristo yafi icya kabiri nanditse cyavugaga hejuru y'ukuntu itorero ry'ejo rigomba kumera ndavuga cyane cyane kuri Sunday school bitegura Sunday school haba papa bejo haba mama bejo haba president bejo haba ministre nk'abakinnyi ba football nk'abantu nk'abacamanza bejo Sunday school kwifata nk'igihugu cyejo wabana muri rusange hanyuma rero icejo ubundi cyo navugaga hejuru y'ingo zubatse abadamu ubwiza bw'umudamu n'ubwiza bw'umugabo iyo umuntu avuze ubwiza ikinyuranyo cyica bari kibi ngo bitagikoze uri mu kimwe navuga kimwe nsoza kuri iki kitabo z'ibitabo zo birahari ni ukuvuga ndavuga wenda imwe muri karakteri nziza y'umudamu n'indi muri karakteri y'umugabo aribo tumusoreza wenda karakteri ya mbere y'umugabo bije avuga ngo
uwo mwana aravuka avukira kwa Mariya ngo yitwa Emmanuel ngo Imana iri kumwe natwe. Imwe muri karakteri nziza y'umugabo nuko umugabo akwiye kugira umwanya uhagije n'umugore we, akwiye kugira umwanya uhagije n'abana be. Nimvuga uwo mwanya, hari igihe umugore adakenera ifaranga, hari n'igihe umugore adakenera kumuheza akado ngo amuzanire igifti, ngo amugurire ikanzu, ngo amugurire igitenge, akana gusoma ngo wicaye muganire, mvuga wicaye nawe wicaye, musohokane nta kindi, mutagiye gupanga ukuntu muzubaka inzu, mupanga ukuntu muzogera gute, mwicaye gusa mu mujyi ahantu nushaka kuzoza uhunyiza ariko mwicaranye. Abandi bantu ndi bahanyura bavuye muri ya couple ya Mutesi na Kanaka. So uwo mwanya kuko Yesu ari Emmanuel, Imana irana natwe, modalité kumva ari we mugabo mwiza wabanye natwe, ari we twe tweorore, ari twabageni be, natwe nk'abagabo tugomba kwigira kuri iyo character, kuri Yesu, tukemera tukadisponibiliza, tugatanga uwo mwanya wo kubana n'ingo zacu, kuba hafi y'abadamu bacu, kuba hafi y'abana bacu, tugasangira, tukavugana, tukaganira, tugasabana. Cyakabiri ku mudamu mwiza kugira ibanga. Biravuga ngo umukobwa, hari umudamu sinzi avuga sinagiye bagakwivuga wowe uramumenya usoma Bibiliya, ngo we yari umunyamahanga muri icyo gihugu, ariko yari umunyamahanga muri icyo gihugu. Hanyuma haba umwami akaba yari afite umugore, uwo mugore aramusuzugura, amaze kumusuzugura biba ngombwa ko bashaka undi mugore ushobora gusimbura wa wundi wasuzugura umwana. So wa mukobwa yari umunyamahanga muri icyo gihugu, kandi nta n'ababyeyi yari afite aho, ariko ngo ntibyari ngombwa ko atogwa mu baba umugore w'umwami cyangwa se umwamikazi kubera ko yari umunyamahanga. Ariko ngo uwari umurera waramubwira ngo ntuzigere uvuga ubwoko bwawe, uvuga ufata ibanga, tukavuga uriwe ugeza neza yisanze bwana. Hanyuma haza ikibazo cy'uko bica bene wabo bose, amaze kubica abona kuvuga ko ari umunyamahanga kandi ari umwe muri bari bagiye gufata. Niba ugiye kwica bari umenya ko ugiye kwica basoko, ugiye kunyisha, ugiye kwica umuryango wanje, kugira ngo ko batabara. So umudamu mwiza akwiye kugira iki? Ibanga ry'umugabo we, ibanga ry'abana be, ibanga rya nyirabukwe, ibanga rya sebukwe, ibanga rya papa we. Hari igihe n'abana, hari n'ubwo ufite umwana urwaye urwara igishuri z'uhwera, si ngombwa ngo ugentangaza ngo umwana wanjye ngo ntagiye. Hari n'ubwo umwana we yarabunaniye yabaye indaye, si ngombwa ko ugenda uzamamaza. Niba umugabo wawe afite intege ahantu kanaka, si ngombwa ngo jewe umugabo yarananiye ngo ameze gutya. So Imana ishobora kuzobikora agahinduka, ikazokora isoni, cyangwa ukaba urimo ku expose urugo rwawe hanze, ukagira ngo none wababwiye ngo bagufashe, nawe ugiye bagiye kugufasha guseka no kumenya ko nta kigenda cyawe. So umudamu mwiza kugira ibanga ry'amafaranga, ngo twebwe mutwara nk'umugabo wasigaye none ngo yamatahana ngo idwari igihumbi kumusuma, kuramushira muri insecurity cyane. Muri izo bintu rero umudamu mwiza, kimwe muri byo ibindi ni byinshi muri ico gitabo. Avugaho character nziza z'umugabo, avuga character nziza z'umugore, avuga rero n'izo bahuriyeho urugo rukubakika bagenda neza. Murakoze cyane, muza mubitanga ibyo bitabo, muzo mugane Mushumbano Pasiteri abakeneye ibyo bitabo kijanye n'itorero ry'ejo hazaza, kijanye no kubaka ingo, niko muzamugane abahereza utwo dutabo, turakenewe cyane. Gusoma ni byiza, turabizi ko muzi ibintu byinshi cyane, ariko kandi kugenda wiga ntawe usoza ishuri ry'ubuzima, ugenda ubona ikintu ukabona nk'ari gishasha, ugakenera kwiga kugira ngo wongereze ubumenyi kubwo wari usanzwe ufite. Turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, twashoje. Turabashimiye Pasiteri kutwitaba. Mwakoze Mushumba, Imana yo mu ijuru ibahezagire cyane. Murabona ko turi batoya cyane, ariko kandi akigoro kanyu, umuhate wanyu turabashimira by'imvamutima. Imana ibahire imigisha myinshi cyane. Nitunabatumira no hanyuma muzotwitaba cyane. Murakoze cyane. Turabashimira bakunzi bacu, bakunzi ba Anike Mutesi TV, ku rukundo rwanyu mukomeje kutugaragariza, bari gukanda kuri subscribe, share na comment. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahere imigisha myinshi cyane. Dukangurira abantu bareba ntibakandeho, mugerageze mudushigikire mu buryo bwose kugira ngo tubashe kugezanya kure. Murakoze cyane, turabakunda.